dufatanye twese dusenge. Kwizerwa ibihe byose Mana yacu tuvuga turavuga imbaraga zawe no gukomera kwawe kwinshi turavuga kuko wizerwa turavuga kuko ari wowe dukeneye n'ihumure ryawe uri inkomoko y'ibyiza uri inkomoko y'amahoro wafitiye mwami haleluya turaguhamagaye mwami ihumure mu kuboko kwawe reka uhumurise imitima yose y'abafite agahinda n'umubabaro kuri Uwiteka nyiringabo utanga ihumure ryose mu mitima y'abantu bawe Uwiteka Imana utanga ihumure kubera ko ijambo ryawe tugira ngo nimuhumurize abantu banjye kandi mubahe turaguhamagaye ngo imbaraga zitanga ihumure rivuye kuri wowe ntungere ubuzima n'ubukora ku mitima n'ujya ukandakanda n'wowe mwami ujya ugenda ukagera mwami Mana yacu aho ubugingo bwishwe turasenze ngo uhumurize imitima yacu uhumurize imitima mwana nitwikiriwe n'umwijima w'umubabaro kugira ngo imbaraga zawe kandi imitima ibabaye niwo kuyishoboza kandi niwo kuyubaka kandi niwo kuyisanasana mu Uwiteka reka uhumurize imitima yacu dukeneye ihumure ku bantu bawe ku babyeyi ku bapapa ndetse n'urubyiruko utanga ihumure mu mpande zose imbaraga zawe reka ziganze hagati muri twebwe umwuka wera aganze kandi abane natwe muri byose gahunda zose ziyoborwe na mwuka wera ganza kandi utegeke byose bikubahe mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amba hafi ndetse buri munsi we kandanyere ubuntu ajya nikorera imitwaro niwe data kandi niwe mama amba hafi ndetse buri munsi kandangenera ubuntu ajya nikorera imitwaro niwe data kandi niwe mama umva uko nunga buri munsi ajya ndamira muri ibyo byose buri munsi ajya mpimbarawe ibyo ni isezerano ukuri buri munsi ajya mpimbarawe ibyo ni isezerano buri munsi ajya mpimbarawe ibyo ni isezerano y'amahe buri munsi ajya mpimbarawe ibyo ni isezerano y'amahe haleluya Imana yacu ejo nasomye umurongo umwe wo muri Zaburi niwo murongo uheka uravuga ngo kuko Uwiteka ari mwiza ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose umurava we uhoraho ibihe byose naratangaye usomye muri Bibiliya y'Igiswahili rino jambo umurava mu Kinyarwanda cyacu bisa nkaho ari Kinyarwanda kefe dose ariko usomye muri Bibiliya y'Igiswahili iravuga ngo yakomeje ngo kuba umwizerwa ngo mu bizazi n'ibizazi mu bantu mu bisekuru no mu bisekuru hari ibibazo bimwe twibaza batubwiye ko umuvandimwe yasize abana babiri batoya umuntu ukibaza ngo asaba abana bazagira gute oya Imana ni umwizerwa ngo ku bisekuru ngo ni mwiza imbabazi ze zihora iteka ryose kandi ngo azakomeza kuba umwizerwa ngo vizazi na vizazi amen nubwo dushobora gutekereza gutya tugatekereza tugarute ariko Uwiteka ni mwiza azakuza abantu bameze gutyo kuko mu masezerano yamwe harimo isezerano rivuga ngo niwe se w'imfuzi ngo kandi ngo akaba n'umugabo iryo ngiryo isi n'ijuru bishobora kuvaho ariko iryo ntirizavaho haleluya rero abantu duhumurike nubwo bigoye ariko duhumurike reka dusubiremo muri icyo gitero rimwe gusa tuvuga ngo amba hafi ndetse buri munsi
kandi agena ubuntu bukwiriye tumara tuze kumva ijambo ry'Imana n'umuvuga butumwa wacu ambafi ndetse buri munsi we kandi angenera ubuntu ajya nikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mama umbuko ajya nunga buri munsi ajya namira muri ibyo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye. kandi dufatikanije nawe ntaho yagiye ngo asigare kandi ntaho nagiye ngo asigare turabana ubwo umwanzi yagaze amanuka hariya ku kibira kikano kuri rwiko twagaza twongera kumuzamura tukamurenza hariya ku kibira kandi akajana n'imisare myinshi uriya mwana yari intwari turaruha turagenda tuja mu Kamombo cyagiye Kamombo ibonetse tugeze ntabwo tuvuga amagambo menshi banjega gushimira Imana nayo tugejeje kuri uyu munsi wo kurangiza k'umwana wacu Askofu rero umunsi wiwe wa nyuma muri iriya minsi itatu umuntu agira Askofu nanone amusubiza kwa kundi warabona mwihangane karavuga neza mwihangane warangize kumusubiza webwe barushe mwica nawe arambura ukuboko barushe mwica amuhereza ukuboko kwa gashimwe wagaruke abwira amakuru urumva niba arangije yarereye igisirikare imbuto nziza yaratuye hano nta musirikare ugeze hano ariko yahagarara mu muryango w'ikanisa akaba yitataha uko niko yarateye mu buzima bwa Gikristo yakoze igisirikare umunsi intambara ya mbere igibuka hano mu Minembwe hano kuri Karindwi hano mu Bidegu no mu Karindwi ka ruguru muri uwo munsi yatangiye intambara kandi twari iyo ugeze mu Mikenke uzawumva umuritse kugeze mu bandi bantu nabo bagera mu Minembwe bagahumurika kuko bageze mu bandi bantu utu turere twombi Imana idufiteho umugambi nibyo gituma hari mu kuboneka ibitambo buri teka ijambo nongeye gushimaho Imana mu gihe Askofu yitavye Imana ashimiye Imana kuko umwanzi atamucuje cyane n'abandi nkayo bariko bavuga tariki 6 twarikanze wa munsi nyine arangiza twari twaje tuzanye umurambo wa Kibongi undi muvandimwe ngo dushike hariya batubwira ko Askofu warangije batubwiye jise twagurutse tugiye mu kiriyo cyo kwarutonesha hakurya bamwe twari tuvuze ngo basigare babane na basigare ku murambo bategura isanduka n'ibindi babiringira bakunzi na kure hashoboka yaguye iriya bariko batubwira marunda aheka igera kwa Sendo abahazi niyo yaguye ariko bashiramo eforo yose ishoboka Askofu arashe mwijoro twari twarambiwe twahamagaye nimero nishi birashoboka ko arabo twaderanje muri aba twarabahamagaye pe cyangwa byananiranye tugende twenyine baguma kutwihanganisha ariko umwaza kumbwira ngo ese wazubwira ngo turamire tuze kuzana umurambo tureke inkomeri zakomeretse zakutumva ko ariko kuri abariko baramirwa barabo Askofu kwaro kuzana nyine kugira ngo duhebe namukiza ngo tuzabuke ukindi kirero cyari hakurya hariya nabo tukanye amasaha dusohotse bahita batubwira amakuru ya Askofu chef muhira aradukurura ku ruhande aratubwira ngo dore nguyu mzee Matondo arashe kuri bwa ukizina nuko niko ryavuzwe nguyu yaraje wewe genda utangenda ndamusanga amakuru bari batubwiye yarayo ariko dutinya kumubwira twamatuza tuzana nkaho akomeretse ubwo koreragera iyo ngiremo
kugeza aho yamfashije no gusarura. Abenshi barabizi ndetse zaratubona, aramfasha gusarura, amfasha gushoshora, arabisenga turafatikanya kugeza ko twabigize. Sinyobona uko nyovuga kugeza n'umunsi wo kugenda mu mutembwe uwabo yaje hasi nditekereza naje kuva akazi ko ndarera imfubyi k'izo mahina asigaranye zaje kwihanganisha umwana biramera gute, ndavuga ngo reka nkomere, Imana iranumva irankomeza, zose ndashimira Imana ishimwe. No gusenga niwe wanyigishije akama afata bibiliya akarambura agasenga imirimo yose sinyabona uko shimira Imana yarikoze. Ubundi kandi nshimira Imana uko asize anyigishije imirimo yose, yanyigishije imirimo yose yo gukora. Zarabiwe turavuga ngo tuzomuheza itungwa cyo mukusha. Hanyuma nanone kumanjanja numvishe bantanze natwe tuvushamo ibindi cyane. Asigaye umuvandimwe tituzibagirwa muri ibi izina ry'abazarabiwe. Kuko ndasaba ko n'undi mwanya wo. Jewe ubwanje asikofu twari tuvukana yari nkamurumuna wanje. Ahandi yari muyomba mu basika, mama nawe akomoka iwabo agasubira akaba mu byara wanje banyavuze. Urumva twari dufite izo relation zose twari dufitanye zari zegeranye. Agasubira nanone yari inkora mutima yanjye, yari inshuti yegereye birimo yose twakoranye na scope cyangwa se projet zose twagiye dufatikanya nawe, nagiye ngenzura kenshi cyane kuko scope yari intwari. Kubwo gucungura umwanya natwe twabonye kuko tutoreka gushirikirana pokewe aho yicaye na muzehe uko dushoboye tuzabikora. Ariko